Yego, turagarutse rero tubazaniye amakuru agiye atandukanye. Abakunzi b'Intare Official murakomeye, tubifurije kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Aho mureba kuri screen zanyu ni Clever Bemba. Turagira ngo tubabwire hirya no hino uko byitwaye, uko byaramutse mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano hirya no hino muri Nord Kivu na Sud Kivu, Goma so byaramutse gute? Wari perezida wa repubulika wamaze imyaka 18 aravugwaho iki? Somo Kakule ngo yaba yegereye imirwano, ashobora kuza kuba nk'uwari uwo yasimbuye kuba guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, kuko biravuga ko yamaze gusatira hafi ku rugamba aho ma 23 bari. Ibyo ntabwo byoroshye. Muri teritwari ya Warikare mu gace ka Bwerehusa, Bukumbirwa ndetse na Rusamambo hari ibihavugwa. Ni agace intare za Sarambwe zafashe hashize iminsi zimaze gufata kariya gace, n'ubundi ubona ko n'ubu ngubu zikarimo, kandi ukabona yuko kariya gace n'ubundi ko intare za Sarambwe n'ubundi zikarimo, kandi zigomba kugasekiriza no kugakoramo ibindi bikorwa. Reka tumanze twaza ku mirwano nk'uko ndi kubibabwira, n'ibindi nabyo turaza tubigarukaho, ariko ibintu birakomeye. Nongera mbabwira ngo ibintu birashyushye, ibintu niho byajya kujya iyo bigiye kujya. Bakunzi b'Intare Official, ndababwiza ukuri ko ibintu byashyushye, ibintu byakomeye. Ubu ngubu yaba Gisegeti, yaba abandi bari kumwe nawe, yaba intare za Sarambwe, uburyo ibintu bimeze ubu ngubu bimeze nabi. Intare za Sarambwe ziri gufata ubuce bwinshi, ukabona ko FRDC, FDNB, FDL, Wazalendo, iriya mitwe yose iri muri Sud Kivu n'iri muri Nord Kivu, abo bose rwose sinzi uko umuntu yabivuga, ibintu bimeze nabi kuri bo, umwuka wabaye mubi cyane kuri bo, ndetse gusubiranamo no kutumvikana noneho byakomeje, byafashe indi ntera. Reka duhere rero, imirwano n'ubundi irakomeje muri teritwari ya Masisi. Intare za Sarambwe ziri kubikora neza ku buryo twavuga ko mu masheferi agiye atandukanye no mu magrupe atandukanye, mu bice bigiye bitandukanye, n'ubundi mu masecteur, mu magrupement no mu masheferi ari hasigaye Wazalendo, ubona ko intare za Sarambwe rwose ziri kubakuramo mu buryo buremereye kandi mu buryo bweruye. Aha turaje tureba muri Katoyi, agace kaba gasigaye muri secteur Katoyi, agace gasigaye kugira ngo intare za Sarambwe zibakuremo nakaye. Basigaranye ahantu hangana uti. Ejo bundi bari basubiranyemo abo muri Nyatura, donc muri Pareko FF, nabo muri FDDH basubiranamo, ariko bari guhiga police ngo ni police de mine yakoreraga muri kiriya gice cya Katoyi hano waba exploitaga. Bari kuvuga ati ni mwebwe mwatumye habaho ibirego kuri twe, ati tugurisha mu y'agaciro mu buryo butemwe n'amategeko, mutuma Amerika idufatira ibyemezo. Baragenda barabazirika kugeza amagingo ngaya. Abo bari baziritse 3 bamaze kwicwa, harimo na kamanda bamwita ngo ni Inspecteur Kakule, manza akomoka iyo ngiyo muri za Rubero cyangwa muri za Beni, kuko iriya zina Kakule, cyangwa akaba wenda afite n'ubundi buryo yagiye avukamo. Uwo nguyo yamaze kwicwa, yicanwa n'abasirikare n'abapolisi be 3 hariya, bishwe nabo muri FDDH Pareko FF, bamaze kumurimbura. Ariko none igikurikiyeho nuko intare za Sarambwe n'ubundi zamaze kwa advancinga, ziri kuza hariya muri centre cyangwa hariya kuri zone de santé ya Katoyi. Reka mbabwire abantu bakeneye kuza muri groupe, nimero mwadushakaho ni 07 925 iyo nimero tukabashyira muri groupe y'Intare Official. Turabakunda cyane, ari nayo mpamvu turi kubahereza amakuru agezweho. Muri kiriya gice n'ubundi aho ngaho muri ya secteur Katoyi, ubona yuko imirwano n'ubundi yakomeje. Hariya za Bukumbiriri, intare za Sarambwe muri iri joro zakoze operation, ariko hari abo zabashije kuneutralize. Icyo ni kimwe. Muri za Bukumbiriri aho ngaho zabashije kuneutraliza Wazalendo na bariya donc ni Wazalendo na bariya bo muri APCLS. Muri secteur Oso Banyungu, kariya gace kari hafi ya za, donc iri kwerekera hafi ya za Rukwete. Turabizi ko ari localité iri muri groupement Bashari Mokoto, naho habereye indi mirwano. Intare za Sarambwe za advancingaga ziri kuva za Kinyumba
hariya za Kinyumba murabizi ko edikota za M23 ziriya za Kinyumba n'ubundi badivanshije bari kwerekera za Rukweti naho bita za Rurambo, babasha gutwika defense ebyiri de defense za Wazalendo. Defense ya mbere batwitse ni defense ya Inyasi. Donc nawe Inyasi agiye kudeployinga, yaragiye aradeployinga, yadeployinze abasirikari biwe, iyo defense yatwitswe, haza gutwikwa n'indi defense yabo muri ya PSLS. Ni defense ebyiri, ni ibintu byabaye muri iki gitondo. Hakurya rero muri Warikare turi kwerekera ngiyo za Kibati, za Mingazi, na yuvuye Mingazi hari akandi gasisiro n'ubundi kugeramo, ako gasisiro kamaze gufatwa. Donc kuri kwerekera muri za Kibuwa, ako gasisiro kamaze gufatwa n'intare za Sarambwe, kamaze kuba tombe. Bangwe intare za Sarambwe ziri kwa advancinga n'ubundi zerekera Kibuwa. Bino ntabwo byoroshye. Zamabwira avancement, ubu mugiye kunyamabwira avancement z'intare za Sarambwe, bagira ngo intare za Sarambwe ziri kwa advancinga zerekera aha naha zimaze kugera aha naha. Kuko ikintu cyo nababwiye kimwe, nababwiye yuko bino bintu biri kubera Doha ntabwo bizatanga umusaruro, ahubwo birasanga uduce twishi twamaze kuba tombe. Rero ndi kubabwira utwo duce twose turi kugenda tuba tombe, s'il vous plaît, kugira ngo mubibone kandi mubyumve. Pinga abandi nabireba neza. Pinga n'ubundi hari ibintu byakozwe. Intare za Sarambwe bohereza undi muntu wo kuza muri kiriya gice, ugomba kuza kuramfonsinga abari bahari. Ku makuru atugeraho nuko ari Fande Colonel wabashije koherezwa hariya muri Pinga ni Colonel Kabaka. Colonel Kabaka abantu baramuzi cyane, n'umwe mu ndwanyi zikomeye, ni muri territoire ya Warikare. Hoherejwe undi mu Colonel wa 23 kujya gufasha Afande Padiri muri zone opérationnelle ya Pinga. Ni Colonel Kabaka wajyanye n'indwanyi nyinshi ndetse n'ibikoresho byinshi. Amabyumbe ajyanye mashinigane, ajyana RPG, ajyana ibizanuza za 12, ajyana za Kibariga, ajyana zaki, nuko ngo yagiye kuranforusa. Colonel Kabaka abantu baramuzi, numwe mu ndwanyi n'ubundi bafande Makenga yemera. Mani gumugisha kandi komeze kugurinda Fande Kabaka muri operation zurimo. Nuko kugeza amagingo ya Pinga iri mu mazi abira, kuko ubona ko indwanyi n'ubundi ziri kugenda zihajya. Ibigaragaza ko ibintu bigiye gukomera, ukabona ko Kongo igiye kubona liberty, igiye kubona liberation n'ubundi nkuko ndi kubabwira. Kuko iyo ibintu bikomeje gukomera gutya, ukabona ko FARDC iri kuranforsa, M23 nayo ikaranforsa, Wazalendo bagashiramo utubaraga, nubwo ubona ko ari utubaraga tudafite aho dushingiye, ariko ubona yuko ari ibintu n'ubundi umuntu yakubwira ngo ibintu bigiye gukara, ibintu bigiye gukomera. Fande Kabaka rero tukwifurije kuzagira urugamba rwiza n'abana bo muri kumwe, Imana ibamugisha kandi bagenda imbere. Wazalendo icyo nababwira wenda bana ba mama, Wazalendo babandi bitwa ngo ni ba Pedro, niba ari ibitera hamwe, niba ari ibiki, niba ari iki, ariko Wazalendo nyatura muri abavandimwe. Bari abana bitwa bagaba, abana bavuka Itambi, abana bavuka za Gahanga, abana bavuka za Mpanamo, abana bavuka za Buguri, abana bavuka za Bukombo, abana bavuka za Tongo, aho muvuka hose, abana bavuka za Bukumbiriri, abana muvuka za Nyabibwe, aho muvuka hose, ndababwiye ati mukomeze mugubwe neza, muve muri Wazalendo, muze ni karibu. Nimuze ni karibu, muze mufatanye n'abandi urugamba mururwane kandi muhangane. Ikintu ndakibifurije ndi kubabwira ati mugubwe neza kandi mukomeze mugire amahirwe yo kuza. Murahamagawe, murakenewe, muri abakongomani, muze muri abaliberateri nk'abandi bakongomani bana b'inshuti zanjye, ndabakunda. FARDC ngiye mfite umuryango munini muri FARDC, mfitemo babyara banjye, mfitemo bakuru banjye, mfitemo inshuti zanjye, mfitemo baramu banjye, mfitemo bandi. Abo bose nuko ngo bari muri FARDC, ariko barimo batarimo, kuko bagomba kuza kurwana ku burenganzira bwabo, nabo bakagira liberation, bakaza gufatanya n'abandi ba revolutionnaire bakagira revolution. Ndabizi kandi murabishaka, nuko wenda ho muri
mumeze ngo Inyasi nawe yabuze uko yaza, Bahakiza babuze uko baza, Kagiri hari umuvandimwe watutse umuntu umwe wo muri M23, ndamubwira ati ibyo bintu ushobora kuzabyicuza imyaka yawe yose. N'ubu ngubu ngira namubwira ati ariko warababariwe ushaka waza. Ibyo wavuze hari benshi bagiye bavuga batazi ngo bari kuvuga ibiki ari uguhubuka, ariko iyo muje muragenda mukakirwa mukagira umugisha, bakabaha umugisha. Muzabaze Ntwari, muzabaze Ombeni, Lieutenant Ombeni wari warigize Colonel, ubu ngubu araberewe. Murebe n'abandi bagiye baza uburyo bagiye babayeho. Ntabwo ndi muri sensibilisation yendi kuvuga ibintu byagiye bibaho. Murebe zira FDL zagiye zifatwa, ubu ngubu ni zagiye mu Rwanda. Ubu ngubu se ntabwo zituje iyo ngiyo, ziratuje s'il vous plaît. Bakunzi b'Intare reka nikomereza n'ubundi mbagezeho ano makuru. Aho ngaho naringiye kure cyane. Muri Goma n'ubundi Intare zasarambwe nk'uko nababwiye zamenaguye amakasike y'abajura 4 ni hariya muri za Turunga. Ariko muri bijo n'ubundi hariya muri za Turunga abajura bongeye kugaruka kwiba, bongeye kugaruka kwiba. Muri kwa kugaruka kwiba, umwe yabashije gufatwa n'imbundukiye. Iyo nandi makuru hariya muri Goma. Muri Sud Kivu n'ubundi hafi mu misozi ya za Minembwe muri ho plateau, mwaye plateau n'ubundi imirwano navuga ko igikomeje kuko za Wazalendo, FRDC, FDNB, abo kwa Yakutumba, abo kwa Rene Tombwe, abo kwa Makanakika, abo bose bari kugaba ibitero ku Ntare za Sarambwe n'Amadubu. Ariko Intare za Sarambwe n'Amadubu bakomeje kubisubizayo. Nijoro batwaye inke 2 hafi ya za Mikenge kuri Biraro 2, no babashije kuhagera. Ariko Intare za Sarambwe ziba kubisubiza inyuma kuko zasanze bari muri yambushe Biraro 2. Aho ngo babashije kubasubiza inyuma za Ndondo. Hagiye humvikana utuntu tw'udusaza, ariko Intare za Sarambwe ziri kumwe n'Amadubu babasha kubisubiza inyuma. Reka twikomereze wenda ayo yari amakuru muri Sud Kivu nk'uko narindi muri Warikare. Reka ngaruke muri Warikare ko nakwita ngo ni Warikare no. Tuza muri Bwereusa, Bukumbirwa na za Rusamambo, ni hariya muri groupement Ikobo hose muri secteur wa Nyanga n'utundi duce turaho hafi. Amakuru avana ati ngo abayobozi les autorités locaux, abayobozi bahariya bose bamaze kwiyunga na mama 23 baragenda baravuga ati nahandi twajya buretse kwibanira na mama 23 n'Intare za Sarambwe tukaza muri Alliance Fleuve Congo AFC. Bamaze kwiyunga nuko ngo bavuze ati ngo tugomba gufatanya n'abandi kubijyanye n'umutekano. Reka mbabwize ukuri, mama 23 uburyo agiye yiyubaka, ifite igisirikare, ikagira special force, ikaza ifite for infantry, ifite force navale, ifite force aérienne, abarwanira mu mazi, abarwanira ku butaka n'abarwanira mu kirere. Ikaza ikagira iyo bita police yayo, ikagira iyo bita local defense, ikagira nizo bita de jeunes, abajene bishize hamwe bafatanya n'abayobozi aba les autorités locaux kugira ngo bacunge umutekano. Nuwo ni ibintu bitari biri hariya muri territoire ya Warikare, aho mu bwoko bw'Abanyanga ubona uko ibyo bintu batabikozwaga, ariko ubu ngubu bakaba bari kugira ute bari kubikozwa. Ni muri Bwereusa, Bukumbirwa, Rusamambo, ni muri groupement Ikobo, aho bavuze ati natwe turashaka kugira ngo ducunge umutekano. Ubu ngubu nabari gucunga umutekano. Uburyo bari gucungamo umutekano ni ubuhe? Bari gufatanya n'Intare za Sarambwe, bagafatanya na police wongera cyari nkeya hariya, ariko bari gufatanya bagacungera hamwe umutekano kugira ngo umutekano w'abaturage n'ibyabo n'ubundi ukomeze ucungirwe. Nuwo ngo bagiye bikotiza. Intare za Sarambwe zikababwira bati nabo tugikoresha amacumu, tugikoresha imiheto, tugikoresha imyambi, bya bindi by'amarume blanche, imihoro, byo ngibyo ni byaza Wazalendo. Ibyo twe dukoresha imbunduki. Ati kugira ngo dufashanye, nimuzajya mubona aduye amaze kwinjira mujya mukubita rumwe SR cartouche, bya bindi byo giseye cyangwa ngo SR cartouche ngo mwendere escalmuche, mujya mukubita SR cartouche. Twebwe turizo tubyumva muvuga kucyo muvuga ati ngo aduye na ingia, twebwe tuze dukora akazi. Nuwo ngo abashefu bo muri Bwereusa, Rusamambo,
Bukumbirwa ni ibice byafashwe mw'abavandimwe mwe no mu nkengero zaho, ni hariya muri groupe Mayikobo muri secteur wa Nyanga. Ariya ni amalokalite mvuze, za lokalite Bwerusa, Bukumbirwa, Rusamambu ni amalokalite. Aho ngaho ni ukuvuga ngo ubufatanye bw'abo les autorités memema n'intare za Sarangwe cyangwa Alliance Fleuve Congo bari gufatanya ku bijyanye n'umutekano. Ino nkuru reka nivuge uko umuntu yayimpaye. Umuntu arambwiye ngo inshuti yanjye ariko ni n'imboni yacu, arambwira ati ngo bwana Clever Bemba, hano iwacu muri Rucuro mu magrupema Bukombo na grupema Mutanda, wazalendo bo muri Semuse Nyatura iyobowe na Generali Autoproclame Dominique Ndaruhutse afatanyije n'uwo yise porte parole w'icyama cyiwe Jules Murumba, bari gukora ibikorwa byo kuza kwiba abantu ninjoro. Ati muri iri joro hariya Musheberi bahatwaye umugabo witwa Sindi Kubwabo, yatwawe n'abasemuse. Ejo bundi baje biba umumama w'umucuruzi w'ibishyimbo hariya muri centre ya Katereve, hariya manza ari za Butura ni ari za muri Katereve, muri centre ya Katereve. Kuwa gatatu wa kiriya cyumweru gishize batwaye undi muntu iruyeye. Ibyo ni ibikorwa biri gukorwa na wazalendo bo muri Semuse, bavuga ati ngo bano bantu ni abakolaborateri ba M23. Ati Bemba tubwirire M23 bongereze imbaraga muri operation bo bakoze ubwa mbere. Igihe bazikoze zatanze umusaruro. Ubu ngubu turabinginga kugira ngo barebe ko bakongera imbaraga muri operation n'ubundi bari gukora, turebe ko n'abangaba bari kongera kugaruka babanetraliza. Ati dufashe ubituvugire aho ku Intare official. Kamushimira muvandimwe, simvuga izina ryawe. Ubu Intare za Sarambwe ubuyobozi aho buri ndahamya ko buri kubyumva. Uri kumva ko ari hano ikibazo. General Somo Kakure Evariste yaba yegereye koko imirongo y'urugamba? Nuko ngo hariya muri Rubero General Somo Kakure Evariste yegereye imirongo y'urugamba, bisa naho yaje nawe. Abenshi baravuga bati ngo kubona nka guverineri w'intara aza ku mirongo y'urugamba ni ibintu bitari bisanzwe, ariko ubona yuko bishobora kumugiraho ingaruka n'ubundi zidasanzwe. Ubona yuko ashobora kugenda nk'uko mugenzi we n'ubundi uriya byamugendekeye, ariko ukabona ko Somo Kakure aravuga ati ngo rekanze kugira ngo we yavuze ati ndi kujyaho kugira ngo nanjye bitaza kumbera nk'uko kubera bari abakostandima n'abandi bari guhamagazwa n'inkiko, nanjye bigaragare ko ndi kuza. We araza ku rugamba, si uko ngo aje ku rugamba kuko abona ko azarutsinda, kuko yaba bariya baba Kiko Kitambwe, bariya bakasikira ba Kabundi mwibuke ko yataye n'ikoti hariya nani hari Mbongo yataye ikoti mu modoka, atamo piste atamo na telefone, ariko imodoka sigaye itwitse. Nuko yaragiye gufatwa, ariko nayo nuko ngo byaba uko nguko n'ubundi nawe ari guhamagazwa akavuga ati no, wowe wabaye muri CNDP wabaye ibyo ngibyo ntabwo bikuraho ko kuri umututsi, nta nubwo bikuraho kuri iki, ariko nawe waritanze wagambaniye bene wanyu, ibyo ngibyo ntabwo bikuraho ibyo ugomba guhamagarizwa. Urumva ko ni ikibazo navuga ko n'ubundi kitoroshye. Akunze Intare official rero ibintu biracyakomeye, ibintu biracyameze nabi n'ubundi. Ubona yuko urugamba aho rugeze buno ari hahandi ho rugeze. Ngo Perezida Joseph Kabila n'ubundi ngo biragaragara ko yabaye icyitso, noneho bakaba bamaze kumukatira urwo gupfa. Ibi bintu rero hari abantu benshi twakomeje kuya tubiganiraho. Hari nk'umusaza umwe twaje kuganira arambwira bati
perezida Mobutu ari ku butegetsi yabwiye ko umusirikare wagombaga kurasa isasu yagombaga gufungwa umwaka wose ari muri prison kuko yarashe isasu. Ariko aragenda arababwira ati mbahaye imbunda, arababwira ati ngo débrouillez-vous. Icyo gihe hari itegeko rivuga ngo umusirikare agomba kuba afite corodirete, afite bayoneti, niba arwanye n'umuturage ntarase isasu kugira ngo adafungwa, ariko kuko yabyigiye akakomeretsa umuturage akoresheje bayoneti cyangwa akoresheje igisu ariko atarashe isasu. Ibyo ngibyo nabyo wasangaga ko ari ibintu byari bihungabanya abaturage. Joseph Kabila rero nk'umukongomani wayoboye imyaka 100, hari byinshi wenda nzagira na macacari tuze tumuganireho Joseph Kabila ku byiza bye, ibibi bye. Hari abantu benshi bavuga ati Joseph Kabila yicishije abasirikare ba FARDC mu ntambara igihe cya CNDP, yishe abasirikare muri CNDP, yishe abasirikare bo muri M23 2013, yararwanye. Igihe cya RCD naho wenda byabaye, wenda icyo gihe reka tugishyire kuri se, ariko noneho hari ibyo yakoze n'ubundi byishe abasirikare. Niba koko yari umunyarwanda avuga ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko abivuga ngo ni Kanambe sinzi n'ibyo ari byo, kubera iki yarwanye na M23, kubera iki yarwanye na CNDP, kubera iki yagiye agahangana akagira ute? Ibyo ngibyo wese kuki babivuze? Kubera ko amubonye ageze amaze kubona ko Alliance Fleuve Congo ibayeho. Ibyo nabyo ni ibintu abantu bakwigaho. Wana ndaza kubitegura nicaranye na Matashari, dutegure ikiganiro cyiza tuvuge kuri Joseph Kabila, dukoze discussion, tumudiskiteho, tumuganireho bisesuye, munamwe muze kureba mutange na comment. Reka tubabwire rero bakunzi b'Intare Official, amakuru kuri Intare Official nakagaruka. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, tubifurize kugira imana n'amafaranga, ubuzima n'ibindi byose. Ariko tunababwira ngo mukore subscribe ku Intare Official, mukore subscribe, mukore share, musharinga ku biganiro byacu, mubibwire n'abantu babwira ati ngaha hari amakuru y'umwimerere. Turaza tubabwire n'ibindi ku bijyanye n'imirwano n'ubundi. Tuyashake wenda ntabwo drone zacu zizabasha kuyaduhereza neza ku buryo byitwaye hariya muri Zanzibar, bivuga ko nabo muri za Mwenga, muri za Walungu ndetse no hakurya muri za Shabunda ko ibintu bikomeye. Reka tubifurize kugira imana n'amafaranga. Ciao.